Guharira cyangwa kwita imirimo y'abakobwa, imirimo y'abagore, imirimo y'abagabo, ibyo bintu abantu bakwiye kubirengaho. Niko Chris Niti utunganya umuziki mu Rwanda akaba ari nawe mugore wa mbere kandi wenyine kugeza ubu ukora ku kazi nk'umwuga mu Rwanda avuga. Chris Niti amazina nyakuri ye ni Christmas Rose Kanoheli. Ntabwo atunganya umuziki gusa, ni n'umuririmbyi umaze gusohora indirimbo ze bwite nyinshi nk'umuririmbyi hamwe n'izo yakoreye abahanzi batandukanye. Raporo ngarukamwaka y'ubusumbane bw'abagabo n'abagore ku isi mu bikorwa bitandukanye Global Gender Gap Index 2024 ishyira u Rwanda ku mwanya wa 39 mu bihugu 146 ku mwanya wa gatanu muri Afurika. Nubwo ari umwanya mwiza ugereranyije n'ibindi bihugu byinshi, mu Rwanda naho haracyari imirimo myinshi ikiboneka nk'iy'abagore, indi isa n'iyahariwe abagabo. Ubuhanzi, ubugeni n'imyidagaduro ni urwego rubonekamo ibitsina byombi mu Rwanda, ariko imirimo ikorwa inyuma mu kugira ngo ibi bikorwa by'imyidagaduro bigaragare myinshi iracyiganjemo abagabo. Gutunganya umuziki cyangwa music production ni umwe muri iyo mirimo. Hari benshi mu batunganya muzika bazwi mu Rwanda kandi bibatunze nk'umurimo, ariko kugeza mu myaka ya vuba aha nta mugore n'umwe wakoraga aka kazi, nubwo bwose abagore n'abakobwa b'abahanzi bo ari benshi. Chris Niti yaribajije ati kubera iki mu Rwanda nta gitsina gore gihari muri music production? Chris, umubyeyi ukiri muto ufite abana babiri, yize muri music production hamwe n'ijwi vocal mu ishuri rya muzika ku Nyundo mu burengerazuba bw'u Rwanda, ariko abiganye nawe bose siko bahitamo kujya kuba ba music producer. Yabwiye BBC ko yatubwiye ko naravuze ni reka mbe uwa mbere nubwo bizagorana, ariko byibura abazaza nyuma yanjye ntabwo bizabagora. Nyuma yo kubitangira muri 2020, Chris Niti ukorera mu nzu ya music yitwa Ibisumizi yo mu mujyi wa Kigali amaze gukora indirimbo zitandukanye z'abahanzi, zirimo album iheruka y'umuhanzi Alpha Rwirangira yayobowe ikorwa ryayo ikanakora indirimbo 5 bwe. Nk'uko abivuga ati kuba ndi umuririmbyi biranyanyorohera kuba nabasha no kuyobora abahanzi abangannye, ku buryo niba ari indirimbo ayiririmba neza umuntu araza nkamukora indirimbo ariko nkanamuyobora mu buryo arimo kuririmba. Umuhanzi Alpha Rwirangira wakoranye na Chris Niti mu gihe gishize yabwiye itangazamakuru rya leta ati ndifuza ko n'umukobwa wanjye azakura arebera kuri Chris Niti azatinyuka kumva ko akazi atari ak'abagabo gusa. Twe rero tuba kuba yaratangiye ni amateka yakoze mu Rwanda, ni ikintu gikomeye. Niba Chris Niti ashoboye gutinyuka n'abandi bazatinyuke bizashoboka. Chris Niti azaba umuproducer ukomeye. Nubwo mu Rwanda ari igihugu cya mbere ku isi gifite abagore benshi mu nteko ishinga amategeko hafi 64% mu badepite na 53 muri Sena, mu myanya ifata ibyemezo no mu mirimo itandukanye nk'uwa Chris Niti haracyabonekamo abagore bake cyane. Inzobere zivuga ko ubwo busumbane bushingira ku mateka yahejeje inyuma umwana w'umukobwa mu burezi hamwe n'imyumvire igifitwe na bamwe ko harimo imirimo y'abakobwa, y'abahungu, y'abagabo n'imirimo yagenewe abagore. Chris Niti ati iyo mitekerereze ahantu henshi ibihari, ariko mu by'ukuri hari ibyo babashije cyane, hari n'ibyo natwe tubashije cyane kubarenza. Ariko nk'ibintu nk'ibi ngibi dukoresha amaboko, dukoresha ibitekerezo, nta na kimwe n'umukobwa cyangwa umugore atabasha. Ikintu icyo ari cyo cyose gisaba ubwenge, gisaba ubumenyi ngiro, byose umukobwa cyangwa umugore nawe yabibasha. Asanga abafite imyumvire yo kwita imirimo runaka iyabariye abantu bakwiye kuyirengaho, kuko turamutse tubikoze uko abantu bamwe basigara, kubera ko iyo ubonye nka bimwe bitaga iby'abagabo abakobwa babirimo kandi babikora neza, uhita ubona ko twari kuba duhombye cyane. Imirimo imwe n'imwe kandi hari n'imitekerereze ko abagore batayishobora kubera aho ikorerwa, amasaha ikorerwamo n'abagana serivisi runaka batanga. Kubuza amahirwe cyangwa kwima amahirwe abagore n'abakobwa mu mirimo runaka bishobora gushingira ku myitwarire nk'iyo, nk'uko inzobere mu buringanire zibivuga. Abatunganya muzika mu Rwanda bazwiho ko akazi kabo akenshi bagakora nijoro, ndetse bamwe mu batunganya muzika mu Rwanda bagiye bumvikana mu bitangazamakuru basobanura impamvu gukora music production nijoro
ari byo byiza, kimwe mu bishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore yumvishwa cyangwa yumva ko ako kazi atari akazi kamukwiye. Ibyo nabyo bishingiye ku myumvire y'uko abagore n'abakobwa batakwiye gukora nijoro. Chris Nitty ati njya mu kazi nk'uko n'abandi bashobora kujya mu kazi, nkajya mu kazi ku manywa, abakiriya banjye iyo babyemeye ko turi bukorane ubwo bemera n'amasaha dushobora gukorana, tugakorana nyuma y'akazi, nkataha mu rugo, nkita ku bana, nkita ku mafamiye yose muri rusange. Ce ku bwa Zen TV.